umutungo kamere usangwa munsi y'ubutaka cyangwa se mu ndiba y'ubutaka ariwo petrol. Nicyo kintu cya mbere kiyoboye ubukungu bw'ibihugu byinshi bitandukanye kandi bikomakomeye mu isi kugeza muri aka kanya. Petrol ikoreshwa mu gutanga amashanyarazi, ikoreshwa mu nganda mu gukora ibintu byinshi bitandukanye bikoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi bigatuma ubwo buzima bwacu bworoha. Muri transport cyangwa se ubwikorezi bwose bukorwa mu isi, petrol ni ikintu cya mbere gikenerwa muri ubwo bwikorezi. Tutibagiye kandi ubwikorezi bw'ibinyabiziga bukunda gukoreshwa n'ikiremwa muntu umunsi ku munsi. Uvuze ko kandi petrol yatumye ubuzima bwacu bworoha bw'iki kinyejana, ntago waba wibeshye. 26 k'amato yose akomeye rutura barimo aranyura mu nyanja yikoreye ibintu byinshi bitandukanye. Ayo mato yose yikoreye igicuruzwa cya petroli kijyanwa mu bihugu byinshi bitandukanye. Ubucuruzi bwa petroli kandi akaba ari bwo bucuruzi bwa mbere bwinjiza amafaranga menshi buri mwaka mu bihugu byinshi bitandukanye. Hagati y'umwaka wa 2021 kugeza mu mwaka wa 2022 ubucuruzi bwa petroli bwinjije amafaranga arenga trillion 1 na miliyoni 450 z'amadolari ya Amerika muri uwo mwaka, ndetse kandi bwo ubucuruzi bwinjije amafaranga menshi muri uwo mwaka kurusha ubundi bucuruzi bwose mu isi. Igihugu kandi cyari cyamye mu gucuruza petroli muri icyo gihe yari Saudi Arabia, igihugu cya kabiri ari Uburusiya, icya gatatu ari Iraq. Leta z'Ubumwe za Amerika zikaza ku mwanya wa kane mu gucuruza petroli nyinshi muri icyo gihe. Ibi ngibi kandi bitugaragaza ko buri gihugu cyose gikungahaye kuri petroli cyangwa se gicukura petroli nta kabuza cy'igihugu gikomeye kandi gihambaye mu isi. Buri uko akagunguru kamwe ka petroli kazamutse igiciro mu isi, cyane cyane kandi mu bihugu biherereye mu burasirazuba bwo hagati bitewe n'uko ariho hambere acukura petroli ikoreshwa mu isi yose. Buri uko akagunguru kamwe ka petroli kahise kazamuka igiciro, n'ibindi bicuruzwa byose mu isi bihita bizamuka ku giciro. Nanone kagabanuka igiciro, n'ibindi bicuruzwa byose bitandukanye mu isi, yaba ari imyenda, ibyo kwambara, ibyo kurya, mu kanya nk'ako guhumya nabyo bihita bigabanuka agaciro. Ibi ngibi kandi byumvikanisha ko igicuruzwa cya petroli kigira uruhare runini kandi rukomeye mu ihindagurika ry'ubukungu bw'isi muri rusange. Amakuru kandi amaze iminsi avuga nuko ikiyaga giherereye mu burengerazuba bw'igihugu cy'urwanda ari cyo ikiyaga cya Kivu, nuko habonetsemo petroli mu ndiba yacyo. Bitegangwako kandi kuba izacukurwa mu myaka iri imbere, ikaba kandi yagira akamaro gakomeye igihugu cy'urwanda ndetse n'abaturage muri rusange. Mu kiganiro cy'umunsi Rwanda ku makuru yose ari kuvuga muri petroli yabonetse mu ndiba y'iki kiyaga cya Kivu na buri gakuru kose kayerekeyeho. Niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro ndagushimiye, nagusaba kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Gukanda like ugasangiza kino kiganiro abandi ni ubufasha bwanyu bukomeye kandi dushimira. Ngo wahe ikaze. Ikiyaga cya Kivu ni ikiyaga giteretse ku buso bwa kilometero 91 z'uburebure ndetse na kilometero zisaga 50 z'ubugari bwacyo. Ni ikiyaga kandi gihuza ibihugu nk'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari ikiyaga kandi gitamijwe n'amashyamba meza kandi manini hagiye ubwiza budasanzwe. Ikiyaga gituje kandi kitamanikamo imihengeri myinshi ikabije. Akaba ari ikiyaga kandi gifite igipimo cy'ubushyuhe cyiza cyane, kibarirwa muri digiri 24 cyangwa se 25 mu bihe byinshi bitandukanye by'iki kiyaga. Ibi ngibi kandi byumvikanisha ko aya mazi atabashyushye cyane cyangwa se ngo abakonje ku buryo bukabije. Ibi bituma kandi abantu benshi batandukanye bajya kucyogeramo ndetse n'abakerarugendo bajya kugisura bibabera impamvu nziza yo kugira ngo babashe kuryoherwa no gusura kino kiyaga cyangwa se no kucyogamo muri rusange. Gusa ubasha kureba ubwiza bw'ikiyaga hejuru, ukabasha kumenya ubukungu cyangwa se umutungo kamere wishe mu ndiba z'iki kiyaga munsi, kiba gikurikiyeho ni ukumirwa. Mu minsi isaga 6 ishize nibwo umuyobozi w'ikigo cyitwa RMB cyangwa se Rwanda Mines Petroleum and Gas Board ariwe Francis Kamanzi yatangaga itangazo ko mu kiyaga cya Kivu havumbuwe ahantu hagera kuri 13 hose, ko aho hantu herekanye ibimenyetso bitandukanye mu bushakashatsi bari bamaze iminsi bari gukora yuko harimo petroli kandi itari nkeya. Ubundi ubusanzwe ikigero cya petroli nyinshi icukurwa mu isi icukurwa munsi y'ubutaka, gusa no munsi y'amazi cyangwa se ibiyaga ndetse n'inyanja nyinshi zitandukanye naho usangamo petroli icukurwa kandi ikagira akamaro abantu, nubwo bitwara ikiguzi cyinshi ndetse n'ikoranabuhanga ritandukanye n'iryo gucukura petroli munsi y'ubutaka. Mu buryo bwinshi bukoreshwa mu kugira ngo babashe gukora ubushakashatsi amenye yuko munsi y'amazi cyangwa se y'inyanja runaka harimo petroli n'ubu bukurikira. Uburyo bwa mbere bukoreshwa, abashakashatsi bohereza ibyuma byinshi bitandukanye munsi y'inyanja cyangwa se bundi babikamanuka. Ibikoresho kandi bikoranye n'amasetse cyangwa se ibyumvirizo bitandukanye bikomakomeye ndetse bikoranye n'amaradiation ndetse n'amawaves cyangwa se imirasire ikomeye. Iyo mirasire imanuka munsi y'inyanja mu ndiba cyangwa se munsi y'amazi runaka igacengera mu isari riba riri munsi y'ayo mazi cyangwa se mu butaka, maze iyo mirasire ikagenzura ubutaka ndetse n'imiterere yabwo, maze nyuma igatanga amakuru ku bikoresho byabugenewe biba biri hejuru, bakabona kwanaliza bakamenya nimba munsi y'amazi cyangwa se inyanja runaka hari petroli. Mu bundi buryo kandi bukoreshwa mu kugira ngo babashe kumenya nimba munsi y'amazi runaka harimo petroli, nukohereza ibyuma munsi y'inyanja cyangwa se munsi y'amazi, ubundi bigatiriza izo z'amabuye ndetse n'isayo isangwa munsi y'ayo mazi, maze bikazamura ayo mabuye ndetse n'iyo sayo bikabasha gupimwa n'abahanga batandukanye, bagapima imiterere ndetse n'imihindagurikire y'ayo mabuye ndetse n'isayo uko imyaka yagendaga iyindi, bakabona kwemeza nimba muri ayo mazi harimo petroli cyangwa se nta petroli irimo. Abashakashatsi kandi benshi bakomeza kuvuga ko amazi asangwamo amagazi menshi atandukanye. Muri ayo mazi akenshi akunda gusangwamo petroli.
Hagendewe ku makuru kandi yatanzwe mu myaka ishize yuko mu kiyaga cya Kivu harimo gazi ya methane ibarirwa kandi ku kigero cya metero kibimeride 55 za methane, gazi iri munsi cyangwa se mu ndiba ya kino kiyaga cya Kivu. Byemezwa ko muri kino kiyaga hatabaramo petroli. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko hagendewe ku ihindagurika ry'ibihe ryagiye mu myaka isaga miliyoni 3 ishize. Ibikoma byari bishyushye cyane by'ikirunga cya Nyiragongo giherereye mu kilometero zisaga 7 uvuye kuri kino kiyaga cya Kivu. Byivumbagatanyije mu kino kiyaga cya Kivu bigabana n'indi myuka myinshi ari munsi ya kino kiyaga, ubundi hakavamo gazi ya methane ndetse na gazi ya carbon dioxide cyangwa se yitwa CO2. Hagendewe kandi kuri izi gazi byose zisangwa munsi cyangwa se mu ndiba y'ikiyaga cya Kivu, ahantu hajya kuri 13 hose hashobora kuba hari petroli, nubwo hateganyijwe gukora irindi suzuma ry'abashakashatsi kandi ryimbitse rizemeza neza yuko harimo petroli kandi ishobora kuzacukurwa mu myaka iri imbere. Ubucukuzi kandi bwa petroli mu mazi bukaba ubucukuzi butwara amafaranga menshi ndetse bugasaba n'ikoranabuhanga ritandukanye n'iryo gucukura petroli munsi y'ubutaka. Gucukura petroli kandi munsi y'amazi bisaba ubwitonzi bwinshi buhambaye, hagendewe kandi mu kutangiza ibinyabuzima byose bituye muri ayo mazi. Hagendewe kandi ku giciro gihambaye cy'amafaranga akoreshwa mu kugira ngo bacukure petroli, bishobora no guhagarikwa bitewe n'uko mu giciro cyazagurishwa kuri iyi petroli kitazatanga inyungu hagendewe ku mafaranga akoreshejwe mu kuyicukura. Ibihugu harimo nka Finland, Portugal, Ubudage, ibi byose n'ibihugu byagiye bivumbura petroli munsi y'inyanja zabyo, gusa bagasanga igiciro bakoresha mu gucukura petroli kitazangana n'igiciro bazakura muri petroli mu kuyigurisha nyuma yo kuyicukura. Bitegangwako kandi hazakorwa andi masuzuma menshi y'abashakashatsi ku kiyaga cya Kivu mu myaka iri imbere isaga 5 cyangwa 4 kugira ngo babashe kwemeza yuko muri kino kiyaga petroli yazabasha gucukurwa kandi ntagire ikibazo cyose yabasha guteza, yaba ari ku binyabuzima byose biri muri aya mazi cyangwa se abaturage bose baturiye iki kiyaga. Gusa biranga ko iki kiyaga giha petroli igihugu cy'u Rwanda kiri kwiyubaka, igihugu cy'u Rwanda cyateye gica iburyo ubukene bugaca ibumoso. Ndagushimiye kandi cyane wowe uri kuri iki kiganiro cyacu kiri guca kuri Ozone Info. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe utaha.